Umunyarwanda ati ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge afite bwo butuma atinda ibwami. Niyo mpamvu uyu munsi twafashe umwanya kugira ngo tubagezeho urutonde rw'abakobwa 10 hano mu Rwanda beza mu mwaka wa 2026 bagaragaye neza ku mbuga nkoranyambaga, bakunzwe n'abantu babakunze cyane, ndetse bagiye batanga umusada ahantu hagiye hatandukanye cyane, cyangwa se bagiye bakora ibikorwa byiza bidahikirwa. Niyo mpamvu rero usaba kugira ngo bamwe muri ahangaha bashyashya babakiriye kandi subscribe ukoreshe ya ngo tugendane n'abandi basanzwe tugotewe ikiganiro kandi tukishimiye neza cyane. Ubu mugiye kubana muri kano kanya Jean Damascene Bizimana, uko nabisobanuka n'ubundi nabisobanuye kare, ubwiza bw'umukobwa nibwo bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe bwo butuma atindayo. Uwo mwanya nicaye ndacukumbura, ndatekereza, ndasoma no ku mbuga nkoranyambaga, sanga ku mwanya wa 10 turasanga Queen Kalimpiya. Uyu nguyu ni umunyarwandakazi, umukobwa mwiza, umukobwa ufite uburanga bwiza cyane, abakene cyane abagabo benshi bakunda kubatangarira, ndetse n'abagore bagenzi babo bavuga ko ari abakobwa beza kandi mu buryo bugaragara. Uyu mukobwa umunyamideli muri social media turatubona cyane. Umukobwa n'ubundi ni umukinnyi w'ikirangirire hano mu Rwanda, ikirangiye cyane mu gutwara imodoka zigenda. Umukobwa nawe abamo rwose, ubwiza bwe abukoresha ahantu hose ashaka amafaranga. Ikindi umukobwa yabaye nyampinga, yabaye igisonga cya gatatu cya nyampinga mu mwaka wa 2017 hano mu Rwanda. Urumva ko rero umukobwa mwiza cyane, ukunzwe kandi ufite uburanga bwiza cyane. Umukobwa kuri Instagram akurikirwa n'abantu 54,000 byose. Urumva ko rero ubwiza bwe buramusaba. Ku mwanya wa 9 turasanga nde? Teta Sandra. Uyu nguyu n'ubundi ni umunyarwandakazi nawe ufite ubwiza budasanzwe, akundwa n'abasore cyane ndetse muri rusange. Uyu nawe umunyamideli kandi ikindi akora ibintu bijyanye n'imideli, kwambika abantu, yabaye ikirangirire imyidagaduro, ntihazwi cyane. Uyu nguyu baramuzi, agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba Instagram, haba TikTok, imbuga nyinshi cyangwa Twitter. Umukobwa w'umunyaburanga rwose kandi usobanutse. Kuri Instagram afite kugirwa n'abantu 112,000, umva ko ni abantu benshi kandi arakunzwe cyane. Usanga imbuga nkoranyambaga zose bamwibazaho bitewe n'ubwiza afite kandi n'imivugire n'imigendere rwose. Umukobwa w'icyamamare ukunzwe cyane cyane muri u Rwanda muri umwaka wa 2026. Impamvu ku mwanya yaje ku mwanya wa 9 abakobwa beza cyane hano mu Rwanda muri uyu mwaka, niyo mpamvu twamuzanye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga nde? Turasanga Madederi. Uyu nguyu cyangwa se bakunda kumwita Dusenge Clenia, ko izina yamenyekanye. Umukobwa nawe ufite ubwiza budasanzwe kandi ameze neza, akundwa n'abantu benshi cyane, kuko yahundagajweho aya majwi, ariko bituma aza ku mwanya wa 8. Uyu ni umunyarwandakazi mwiza rwose kandi usobanutse. Ikindi uyu mukobwa ni umukinnyi wa filimi nyarwanda, twawumenye cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko yakinnye muri filimi ya Papa Sava, Indoto cyangwa Bishop Family, yakinnye mu filimi agiye atandukanye. Ariko umukobwa nawe bitewe n'ubwiza bwe n'amafaranga afite, yafunguye filimi ye, uruganda rwe bwite arwita Clean Solution Group. Umukobwa nawe rero ni umwe mu bakobwa beza hano mu Rwanda muri uwo mwaka, aje ku mwanya wa 8. Ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram akurikirwa n'abantu 127 bamukurikira umunsi ku munsi. Niyo mpamvu rero yaje ku rutonde rw'abakobwa 10 ba mbere beza hano mu Rwanda ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga undi mukobwa mwiza cyane witwa Cyuzuzo Beyonce. Uyu rwose ni umunyarwandakazi nawe ufite ubwiza budasanzwe kandi yamenyekanye cyane muri iyi myaka ishize kubera ubwiza bwe n'uburyo ki yagiye agaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye.
Ikindi ni umukobwa cyangwa se uyu mukobwa ufite ubwiza budasanzwe ni umunyamideli nawe cyane. Ikindi ni umukobwa ukunda gufotora cyane, ahantu hose uzagenda ubona imipira ku masitade, umwuga rwose no gufotora kandi amafoto meza. Ugasanga ko kuri Instagram akurikirwa n'abantu bangana n'ibihumbi 997 kuri Instagram, no kuri TikTok tuzamusangaho aho akurikirwa n'abantu 317. Umva ko uyu mukobwa nawe arakurikirwa cyane kandi afite ubwiza budasanzwe. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Miss Mwiza Megan. Uyu Miss Mwiza nawe yagaragaye ko ari umukobwa mwiza cyane hano mu Rwanda kurusha abandi bose. Uyu nguyu ni umunyarwandakazi mwiza nawe ugaragara neza bitewe n'ibikorwa yagiye amenyekanamo cyane wagiye abanyarwanda akamaro kuko byinshi yagiye akora. Ikindi uyu nguyu yabaye nyampinga mwaka wa 2019, nabyo ni bimwe mu bintu byatumye agaragara cyane cyangwa se amenyekana cyane mu bakobwa 10 beza muri uyu mwaka wa 2026. Usanga ku mbuga nkoranyambaga akurikirwa cyane akurikirwa n'abantu 110,000 bagiye batandukanye. Umukobwa rero nawe yaje ku mwanya wa gatandatu mu bakobwa beza hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Kayumba Darina. Uyu ni umunyarwandakazi wagaragaye ko umunyarwanda mwiza kurusha abandi hano mu Rwanda. Uyu nguyu yabaye igisonga cya kabiri muri Miss Rwanda umwaka wa 2022. Ikindi umunyarwandakazi ufite ubwiza budasanzwe, ni umunyamideli ndetse n'imyidagaduro akenshi agenda agaragaramo. Asaba ku mbuga nkoranyambaga akurikirwa n'abantu bangana 401 kuri Instagram. Ubwo rero nuko agaragaje ibikorwa byiza kandi n'ubwiza bwe butuma abukoresha uko buri, agira aho yigeza abona amafaranga menshi cyane. Uraza gutungurwa nitugera ku mwanya wa 4. Umwanya wa 4 wagoranye kugira ngo tuwihitemo ko habayeho impaka cyane, ariko birangira hari uwo duhisemo. Ku mwanya wa 4 turasanga undi munyarwanda yitwa Uwera Lydia cyangwa se bakunda kwita Zuba Lydia. Uyu ni umunyarwandakazi yagaragaje ko afite ubwiza budasanzwe kandi ukurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibikorwa agenda akora. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filimi nyarwanda rwose, mu gihe umunyarwanda yagiye agaragaza ubwiza budasanzwe ndetse n'ibikorwa by'ikirwa. Tuza gusanga ko uyu munyarwandakazi mwiza ni umunyamideli. Usanga ku mbuga nkoranyambaga akurikirwa n'abantu ba Instagram, agakurikiranwa n'abantu bangana 248. Umva ko rero ubwiza bwe abukoresha kugira ngo abone amafaranga cyangwa se kandi atabutesheje agaciro. Ubona ko umwe mu banyarwanda beza baje ku rutonde 10 rw'abanyarwandakazi beza kurusha abandi hano mu Rwanda. Ubuza gusanga ko u Rwanda ruza no mu bihugu bya mbere ku isi bifite abakobwa beza kurusha abandi. Nonese gusanga aho turi ku mwanya wa 3 uraza gutungurwa. Turasanga umunyarwandakazi w'icyamamare yitwa Miss Muheto cyangwa se Nshuti Divine Muheto. Uyu ni umunyarwandakazi yagaragaye ko afite ubwiza budasanzwe hano mu Rwanda. Yaje mu bakobwa cyangwa se abanyarwandakazi 10 beza kurusha abandi. Uyu nguyu yegukanye ikamba rya nyampinga mwaka wa 2022. Aza gusanga ko ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram arakurikirwa cyane ko akurikirwa n'abantu bangana 142. Uvuga ko ni abantu benshi bitewe n'ibikorwa yagiye akora, yagiye yamamara cyane, bituma aza ku rutonde rwose rw'abanyarwandakazi 10 beza kurusha abandi. Uyu nawe Miss Muheto cyangwa se Nshuti Divine Muheto nawe yaje kuri uwo rutonde. Umwanya wa 2 uraza gutungurwa. Turasanga uyu nawe ni umunyarwandakazi yitwa Kate Bashabe. Uyu ntawe utamuzi rwose, ni ikimenya bose, cyangwa se amazina ye nyayo ni Catherine Bashabe. Umunyarwandakazi rwose mwiza, agaragaje ko ari mwiza,
bitewe n'ibikorwa yagiye akora cyangwa n'ubwiza bwe afite bugaragara. Uyu nguyu yabaye umushoramari rwose, ahantu hose ashakisha amafaranga. Ikindi yabaye umunyamideli rwose, yagaragaye cyane umunyamideli, umuntu ukurikirwa cyane kuri Instagram n'abantu bangana 451. Umva ko umukobwa ukurikirwa n'abantu benshi, cyane cyane abagabo, akunda kurebwa cyane n'abagabo cyane, cyangwa se n'abandi banyarwanda muri rusange. Rero Bashabe nawe yaje mu rutonde rw'abantu 10 b'abanyarwandakazi beza kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2026. Umva ko rero ni mwiza kandi arabikwiriye. Ku mwanya wa mbere rero ni Rucabana, turasanga uyu wa mwanya wa mbere ni Mutesi Jolly. Uyu nguyu ni umunyarwandakazi ufite ubwiza budasanzwe, kandi ubwiza yagiye yerekana ahantu hagiye hatandukanye. Yakoze mu bikorwa byiza yakoraga, yagirira abanyarwanda akamaro. Yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016, niho yabaye nyampinga w'u Rwanda. Ubwiza bwe, ibikorwa bye, imishinga afite, gutekereza cyane afite rwose byatumye aba nyampinga w'u Rwanda. Ikindi ari mu kanama gashinzwe gutoranya ba nyampinga mu Rwanda. Yabaye umujaji cyangwa se mu mwaka wa 2018 mu mwaka wa 2022. Umva ko rero umwanya wa mbere Mutesi Jolly. Twari turimo tureba urutonde rw'abakobwa 10 beza cyangwa se abanyarwandakazi beza muri umwaka wa 2026. Niba rero wayishimiye iyi video, kora like, kandi share, ushyiremo comment. Kandi abantu bashyashya rwose turashimye kuba twabanye nabo, kugira ngo tujye dukurikirana ibiganiro byose bibera ku murongo wa YouTube hano, kuko iyo mubonye ibiganiro byiza nk'ibi ngibi birashimisha. Andika muri comment umbwire icyo wumva twazakubwiraho mu kiganiro gitaha, cyangwa mu kiganiro tuzakora ikindi gihe. Abantu benshi muri comment babisabye kandi nabibonye. N'abandi mwandike mu comment mugire icyo mudusaba twazabakoreraho mu biganiro gitaha. Urumva ko rero ndagushima wowe twabanye muri kano kanya, ndagushima wowe wanteze amatwi, ndagushima wowe muri kino kiganiro kugira ngo kigende neza kandi ucyumve, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nyaboneka niba kakazogera bagakanzeho, niba utakanzeho gakandeho, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.